Ndabashoje mu izina rya Yesu. Nitwa Daniel Nkukimana. Ndi umupasiteri mu itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda. Nkora umurimo w'Imana muri paruwase ya Murambi. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 3 umurongo wa 10. Urwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 3 umurongo wa 10 haranditswe ngo kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Ndasubiramo iri jambo kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Twongereho ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 3. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 3 naho turasoma umurongo wa 6. Haranditswe ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Nanone ndasubiramo iri jambo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo usomye kandi intego cyangwa umutwe w'iri jambo nashatse kubabwira umumaro w'itoro rya Kristo mu isi. Umuntu wese uri mu itoro rya Kristo bikiri mu isi hari icyo Imana yamushyiriyeho, hari umumaro itoro rya Kristo rikwiriye kugaragaza rikiri mu isi. Nk'itorero igituma turi mu isi ni ukugira ngo twigishe abayirimo iby'Imana, tuvuze cyangwa tutavuze. Umuntu ashobora kwigisha abandi avuze bakumva ibyo arimo avuga nk'uko ndimo mvuga. Umuntu ashobora kwigisha n'abandi atavuze bitewe n'imyitwarire ye. Ni byiza rero yuko tumenya nk'abitorero, ni byiza yuko tumenya umumaro dufite mu isi cyangwa icyo Imana yadushyiriyeho. Nk'uko nari mbivuze haruguru, dushobora kwigisha abantu tuvuze cyangwa tutavuze. Abaririmba bashobora kwigisha abantu baririmbye cyangwa bataririmbye, duhanuye cyangwa tudahanuye. Nk'uko Paulo yabyandikiye Abefeso muri ya jambo twasomye mu gice cya 3 umurongo wa 10 rivuga ngo kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bigishwe n'itorero cyangwa bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Mu yandi magambo icyo Imana ishaka ku bantu atari abitorero gusa, ahubwo icyo Imana ishaka ku bantu muri rusange, ariko babyigishijwe cyangwa babimenyeshejwe n'itorero. Rero niba ntacyo abantu bakwigiraho uri uw'itorero cyerekeranye n'Imana, ushobora kuba utari umunyetorero, uri uw'idini gusa, ariko umuntu w'itorero hari icyo yagombye kwigisha abandi, avuze cyangwa atavuze, hari icyo yagombye kumenyesha abandi. Mu yandi magambo icyo nshaka kuvuga muri iri jambo nuko turi bambasaderi. Turi bambasaderi, turi abantu bahagarariye Imana tukiri mu isi kugira ngo tumenyeshe abantu iby'Imana cyangwa tubabwire iby'Imana ibashakaho. Turi bambasaderi mu isi. Iyo usomye mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 5 murongo wa 20 yaravuze ngo turi intumwa mu cyimbo cya Yesu, kandi bisa naho Imana yingingira abantu muri twebwe abakijijwe, abihanye ibyaha, abitorero. Turi intumwa mu cyimbo cya Yesu. Yesu amaze gusubira mu isi yigisha abigishwa aravuga ngo ibyiza nuko ngenda, kuko nintagenda umwuka wera ntazazaho muri, ariko ningenda umwuka wera azaza. Umwuka rero wera amaze kuza
yatugize intumwa mu cyimbo cya Yesu. Ni ukuvuga ngo ibyo Yesu yagakoze akiri mu isi kubw'imbaraga z'umwuka wera ni twebwe tubikora mu cyimbo cya Yesu. Ndetse Bibiliya yageretse iravuga ngo bisa naho Imana yingingira abantu muri twebwe. Twasomye no mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Bibiliya yavuze ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Paulo hari irindi jambo yandikiye Abaroma, ngira ngo mvuge nubwo ntarisomye, mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 11 umurongo wa 16, yaravuze ngo ubwo ifu y'umuganura ari iyera n'irobe naryo rikwiriye kuba iryera. Aravuga ngo ubwo igishyitsi ari icyera n'amashami nayo akwiriye kuba yera. Muri iki kiganiro ngira ngo tuganire, cyangwa muri iri jambo, hari ikiganiro Yesu yakoranye na Nikodemu. Yari arimo amubwira ibyo kuvuka ubwa kabiri. Niho yamubwiriye ririya jambo, aramubwira ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Muri ayo magambo yombi agaragaza ko umuntu agomba gusa naho yaturutse, cyangwa agomba kuba uwo ari we. Dukwiriye kwigenzura rero muri iri jambo, tukareba nimba turi ab'idini cyangwa turi ab'itorero. Ariko ndibwira yuko hari abo dufatanije kuba ab'itorero. Ntabwo turi ab'idini, kuko iyo tuba ab'idini tuba dukora iby'idini gusa, ariko turi n'ab'itorero kubera ko tumenyesha abantu iby'Imana ibashakaho. Twinjiye muri iri jambo neza, dusomye muri nyirizina n'intego y'iri jambo, itorero rikiri mu isi rirasabwa iki, cyangwa rirasabwa ko ryitwara gute? Itorero riri mu isi rirasabwa iki, cyangwa rirasabwa ko ryitwara gute? Nusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo mu gice cya 5 umurongo wa 13, na amagambo Yesu yigishije. Yaravuze ngo turi umunyu w'isi. Kuri uwo murongo wa 13 niko yavuze. Aravuga ngo turi umunyu w'isi. Aravuga ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Itorero rirasabwa kuba umunyu w'isi. Itorero rirasabwa kuba umunyu w'isi, kandi rikaba umunyu udakayutse. Kuko Bibiliya yavuze ngo umunyu nukayuka ntacyo uzaba ukimaze, keretse kujugunya hanze abantu bakawukandagira. Mu minsi tugezemo, turi mu minsi ubona ubukristo burimo bukayuka, cyangwa abakristo bamwe barimo bakayuka. Mu yandi magambo, ntibagaragaze abo bari bo neza, cyangwa umumaro bari bakenewemo ntibawerekane. Rero naho ngaho Bibiliya ivuga ngo umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Yesu yigisha yaravuze ngo ntacyo ukimaze keretse kujugunya hanze abantu bakawukandagira. Iyo umunyu wakayutse, mu yandi magambo utarimo uburyohe, ntacyo kimaze, Bibiliya yavuze yuko ujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Ni byiza rero yuko twe gukayuka, nubwo iminsi tugezemo igoye, nubwo iminsi tugezemo iruhije, ariko icyo Yesu ashaka ku itorero, arashaka ku itorero riba umunyu. Kandi turi abantu bakuru twese tuzi umumaro w'umunyu. Umumaro w'umunyu uryoshya ibintu bitari biryoshye bikaryoha. Mu yandi magambo, itorero ryagombye kuryoshya isi. Itorero ryagombye kuryoshya isi. Ububihe burimo, uko isi imeze nabi, iyi ni role y'itorero, ni umumaro w'itorero. Itorero ryagombye kuryoshya isi, gutuma isi ryoha, nimba itorero ubwaryo ritarakayutse. Yesu yigisha irindi jambo rigendanye n'umumaro w'itorero, nubwo atari cyo nagambiriye kuvuga kuri uyu munsi. Yavuze yuko itorero rigomba kwera imbuto kugira ngo ab'isi basorome kuri izo mbuto zibaryohere. Ntabwo ari ryo jambo ushaka kuvuga, wenda nibikunda tuzabigarukaho mu kindi kiganiro, ariko icyo ngambiriye kuvuga uyu munsi, ndagira ngo turebe ibyo bintu bitanu Imana ishaka ku itorero. Icya mbere turakibonye, dukwiriye kuba umunyu. Umunyu nari mvuze yuko utuma ibintu biryoha. Iyo usomye mu gitabo cya 2 cy'Abami mu gice cya 2 umurongo wa 20, Yesu ni Elisa yageze mu mudugudu umwe. Hanyuma baramubwira bati uyu mudugudu ni mwiza,
urimo ibintu byiza, urimo amazu meza, urimo iterambere, urimo ibikorwa by'iterambere, bamuratira ibyiza by'uwo mudugudu. Ariko baza kumuzanira ikibazo, baramubwira ati nubwo umudugudu ari mwiza, ariko ufite ikibazo kimwe. Ikibazo uyu mudugudu ufite amazi arura. Amazi yo muri uyu mudugudu ararura. Amazi y'inka ziyanyweye zihaka ziraramburura. Amazi yatembeye mu mirima y'abantu bahinga ntiyera irarumba. Hanyuma Elisa rero mu gukemura ikibazo yarahageze nk'umuhanuzi, yarahageze nk'uwitorero, yarahageze nk'umukozi w'Imana, yarahageze nk'uhagarariye Imana mu isi. Nahoze mbivuga haruguru yuko duhagarariye Imana mu isi, turi bambasaderi. Yarahageze nk'umuntu ukwiriye kugira umumaro w'ikibazo asanze. Hanyuma Elisa aravuga ngo nimunzanire umunyu. Muri icyo gice cya kabiri murongo wa 20 abami ba kabiri aravuga ngo nimunzanire umunyu. Bibiliya iravuga ngo bamuzanira umunyu mu mperezo nshya. Afata wa munyu aragenda awujugunya mu isoko y'aya mazi. Bibiliya iravuga ngo amazi arahumanuka, ntiyongera kurura, ntiyongera kurumbya, inka ziyawe ntizongera kuramburura, kubera ko hari hageze umukozi w'Imana. Reka mvuge ikintu gikomeye, ntabwo abo bantu bo muri uwo mudugudu ibyo bari babifite, ariko kubera ko Elisa yaratarahagera, ahageze nibwo ikibazo cyakemutse. Bivuze yuko umunyetorero, umuntu w'itorero, iyo ageze ahantu hari ikibazo cyananiwe gukemuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aba akwiriye kuba umuti aho hantu. Nari mvuze iri jambo rero mvuga ngo kimwe mu byo Yesu ashaka ku itorero, twabivuze yuko turi intumwa mu cyimbo cya Yesu, twabivuze yuko duhagarariye Imana mu isi, twabivuze yuko Yesu yadusigiye umurimo, ariko kimwe mu by'Imana ishaka ku itorero uyu munsi wa none nuko riba umunyu, kandi umunyu udakayutse. Muri iri jambo ndagira ngo uze kwirebaho, urebe nimba iminsi turimo tunyuramo itaratumye ukayuka, urebe nimba intambara uri mu Rwanda zitaratumye ukayuka, urebe nimba ibyo wagiye uhura nabyo bitaratumye ukayuka. Ariko ukwiriye kuba umunyu ariko udakayutse, ukigira umumaro wawo, ugitanga uburyohe, kugira ngo nawe ugeze hari ikibazo ube wagikemura. Ushobora kugera ahantu ugasanga abantu bakeneye ubasengera, ukaba wabasengera, kandi isengesho ubasengeye rikagira umumaro. Ushobora kugera ahantu ukaba wababwiriza ijambo ry'Imana, hamwe na bwa buryohe bukurimo, rya jambo ry'Imana wabwirije rikabavana mu mwanya mubi rikabajyana mu mwanya mwiza. Icya kabiri ngira ngo tuganire muri iri jambo, turi ku ijambo rivuga ngo itorero rirasabwa iki rikiri mu isi, rirasabwa ko ryitwara gute. Ijambo rya mbere turaribonye, rirasabwa yuko riba umunyu. Icya kabiri, itorero rikiri mu isi rirasabwa kuba umucyo. Nusoma muri icyo gice cya 5 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo umurongo wa 14, niko Yesu yigishije. Umurongo wa 13 yavuze yuko turi umunyu w'isi. Ageze ku murongo wa 14 rero aravuga ngo turi umucyo. Aravuga ngo nta wakongeza itabaza ngo aritwikirize intonga, ahubwo arishyira ku gitereko kugira ngo rimurikire abari mu mwijima. Uwitorero uwo ari we wese, umuntu wakijijwe, ubarizwa mu itorero rya Kristo, akwiriye kugenda ari urumuri rumurikira abandi, akwiriye kugenda ari umucyo umurikira abandi. Itorero rero rirasabwa kuba umucyo wo kuvira abari mu mwijima, kugira ngo abantu badakomeza kugendera mu mwijima w'ibyaha. Abantu badakomeza kugendera mu mwijima w'ibyaha, abantu bave mu mwijima w'ibyaha ariko bamurikiwe n'abitorero. Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere, Yesu yaje ari umucyo, yaje mu isi ari umucyo. Bibiliya iravuga ngo uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Yesu yaje ari umucyo, afite amagambo y'umucyo. Bibiliya yavuze yuko yaje avira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Yaje mu bantu b'umwijima, ariko abantu bamwe b'umwijima ntibamumenya.
iyo usomye muri ubwo butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 yaravuze ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana nishimwe cyane. Abemeye Yesu, abemeye umukiza, bakamwemera nk'umwami n'umukiza wabo, Bibiliya yavuze ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo nibo torero rero, nibo shaka kuvuga, nibo barimo basabwa ngo bitware gute bakiri mu isi, bagende gute bakiri mu isi, bakora iki bakiri mu isi. Basigaranye umurimo wa Yesu, birasaba yuko bitwara nk'abana b'umucyo, kubera ko bemeye umucyo, bemeye Yesu, kandi Yesu yaje ari umucyo. Ntabwo rero abitorero ntabwo turi abana b'umwijima, turi abana b'umucyo, kuko ntabwo twabyawe n'umwijima, ahubwo twabyawe n'umucyo w'ijambo ry'Imana. Twabyawe n'umucyo w'ijambo ry'Imana, ntabwo turi ab'umwijima. Iyo ukomeje gusoma icyo gice mirongo ikurikira umurongo wa 12, Bibiliya ivuga ngo icyakora bamwemeye bose bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bibiliya ivuga ngo ntabwo babyawe n'ubushake bw'umubiri, ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugabo, ntabwo babyawe n'amaraso. Bibiliya ivuga ngo ahubwo babyawe n'Imana. Turi abana b'umucyo rero, kuko twabyawe n'uwazanye umucyo, ntabwo turi abana b'umwijima. Nusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu nanone bwanditswe na Yohana mu gice cya 9, Yesu yarigishije aravuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Yesu rero natwe yaduhinduye umucyo, biradusaba yuko twitwara nk'abana b'umucyo. Iyo winjiye ahantu hatabona, nubwo urumuri rwaba ari rutoya, uko byagenda kose ruramurika, wa mwijima ugahunga. Bivuze iki? Wenda kubyumva birakomeye biranagoye, ariko bivuze yuko umuntu w'itorero iyo ageze ahantu hari umwijima w'ibyaha, uko byagenda kose hari ikintu kiyakorwa, cyamenyekana kitamenyekana, cyagaragara kitagaragara, uko byagenda kose umuntu w'itorero uyoborwa n'umucyo utagendera mu mwijima w'ibyaha, iyo ageze ahantu ho mu mwijima mu buryo bw'umwuka, hari ikintu kiyakorwa, cyagaragara cyangwa kitagaragara, ariko uko byagenda kose hari ikintu kiyakorwa. Ni byiza rero yuko twitwara nk'abana b'umucyo, kuko twabyawe n'umucyo, twabyawe n'uwazanye umucyo, niwe mwami twizeye Yesu Kristo. Imana nihimbazwe. Ndagira ngo nyiri kuri iri jambo rya kabiri byerekana iki itorero risabwa rikiri mu isi, ndagira ngo dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cyaho cya 5. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5, turasoma duhereye ku murongo w'8, twumve amagambo hari icyo atubwira. Haranditswe ngo kuko kera mwari mu mwijima, none mukaba muri mu mucyo mu mwami wacu, nuko mugende nk'abana b'umucyo. Kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima, ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Kandi avuga yuko ibyo dukora abantu nibabyitegereza bizabatera kuva mu mwijima bakagendera muri uwo mucyo w'ijambo ry'Imana tubazaniye. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo rwose iri jambo ryumvikane neza, ntabwo turi ab'umwijima, turi abana b'umucyo. Abana b'umwijima bagenda nk'abana b'umwijima, ariko ko natwe twahoze aho hantu bari, dukwiriye gukoresha uyu mucyo Yesu yashyize mu mitima yacu kugira ngo dukure abantu mu mwijima. Ijambo rya 3 mbibutse nanone, itorero rirasabwa ikiri mu isi. Ijambo rya 3, itorero rirasabwa kuba umugeni. Itorero rirasabwa kuba umugeni. Nabyo dukwiriye guhora tubitekereza, kandi dukwiriye guhora twitegura. Itorero rirasabwa kuba umugeni, cyangwa utavuze umugeni wavuga yuko itorero risabwa kuba umukobwa, umugore cyangwa umwari. Umwari yamaze gusabwa,
bimusaba guhora yiteguye ategereje igihe umukwe azaza kumutwarira. Itorero rero rirasabwa kuba umugeni kugira ngo hatagira ikintu na gitoya kirikura muri uwo mwanya wo gutegereza umukwe, kuko haba kera haba vuba umukwe kuza ko azaza, Bibiliya iravuga ngo duhore twiteguye kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Ahandi Bibiliya ikavuga ngo uwo munsi ntawe uwuzi, nubwo yaba marayika wo mu ijuru n'umwana w'umuntu ubwe ntawe azi, ngo uwo munsi uzwi n'Imana. Ndagira ngo nongere nkangurire itorero yuko rikwiriye kwitegura ku manywa na nijoro, mu bihe byiza no mu bihe bibi, kugira ngo ryitegure yuko umukwe azaza kurijyana. Uko byagenda kose, bishobora gutinda, bishobora kubanguka, ariko twongere twibukiranye yuko Yesu azaza kujyana itorero. Umwari rero arangwa n'iki? Kubera iki itorero rigereranywa n'umugeni? Kubera iki itorero rigereranywa n'umukobwa? Kubera iki itorero rigereranywa n'umugore cyangwa umwari? Umwari arangwa n'iki? Buriya nta bintu Imana yakoze idafite impamvu, cyangwa ngo ibyandikishe bikireho idafite impamvu. Hari icyo yashaka kwigisha abantu. Niyo witegereje inyigisho za Yesu nyinshi usanga ziri mu buryo bw'imigani, ariko hamwe no gushishoza, hamwe no gusenga, abantu bakamenya icyo Yesu yarashatse kubabwira. Umwari arangwa n'ubwitonzi no gucisha make. Abitorero kugira ngo bashobore kwitwara muri iyi si, bakwiriye kurangwa n'ubwitonzi busanzwe buranga abanyetorero, ndetse no gucisha make. Mu yandi magambo, ntabwo dukwiriye kwitwara nk'uko abandi bitwara, ntabwo dukwiriye kugeza nk'uko abandi bagenza, ntabwo dukwiriye kugendera mu nzira abandi bagenderamo, ntabwo dukwiriye gukora nk'uko abandi bakora. Dukwiriye kwitonda ndetse tugacisha make kugira ngo turusheho gutegereza uyu mukwe uzaza kutujyana. Umwari rero, iyo bavuze umwari, arangwa no gucisha make, arangwa n'ubwitonzi budasanzwe kurenza abandi batameze nkabo. Icya kabiri kiranga uyu mwari, arangwa n'isuku itandukanye n'iy'abandi. Iyo havuzwe isuku mu mvugo y'umwuka, ni ukwiyeza, ni ukwitunganya, ni ukwiboneza, ni ukwihana ibyaha, ni ukwitandukanya n'ibidatunganye. Muri iyi minsi turimo y'imperuka, usanga ibyaha birimo bigenda bidusatira cyane. Iyo hatabayeho rero kugushishoza, ntabwo abantu bashobora kwitandukanya n'ibyaha. Ugasanga ibyo abantu batinyaga gukora barimo barabikora, ibyo abantu batakoraga mbere batinyutse kubikora, ibyo abantu bandi bagendeyemo n'abitorero babigendeyemo. Icyo nshaka kuvuga muri iri jambo, ndashaka kuvuga yuko bimwe mu biranga umwari ari isuku. Iyi suku ikaba igereranywa no kwezwa, ikaba igereranywa no kwihana ibyaha, ikaba igereranywa no kwikuraho imyanda mu buryo bw'umwuka. Icya gatatu kiranga uyu mwari, ni ugushishoza gukomeye. Tugeze mu minsi mibi, hatabayeho gushishoza gukomeye, abantu bayoba inzira cyangwa bava mu byo bari bizeye. Dukwiriye gushishoza rero mu buryo bukomeye kugira ngo turusheho kuba umwari utegereje Kristo, turusheho kuba umwari utegereje umukwe uzaza kumujyana. Itorero rero cyangwa uyu mwari, bimwe mu bimuranga, arangwa no gushishoza gukomeye. Icya kane kiranga uyu mwari, ni ukugira amakenga adasanzwe. Bibiliya iravuga ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyirinda, ngo ariko umuswa bijyamo agaheneberezwa nabyo. Niko Salomo yavuze mu gitabo cy'imigani. Umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa iyo abigiyemo, Bibiliya iravuga ngo aheneberezwa nabyo. Uyu mwari rero, bimwe mu bimuranga, aranga no kugira amakenga akomeye. Bakristo bene data, inshuti z'umusaraba, dufatanije urugendo rujya mu ijuru, ndagira ngo nongere mbibutse, mbakanguriye yuko iminsi tugezemo ari iminsi yo kugira amakenga. Ni iminsi yo kugira amakenga, ndetse amakenga akomeye, kugira ngo iyi minsi mibi tubashe kuyitambukamo. Satani ni umuhanga w'intambara. Satani ararwana cyane, arakora uko ashoboye kugira ngo agushe abitorero, ndetse Bibiliya ivuga yeruye yuko
iminsi y'imperuka Satani azayobya n'intore nimba bishoka. Yesu yigisha yaravuze ngo iyo minsi itaza kugabanywaho, ngo itaza kugabanywaho yari kuyobya n'intore. Bibiliya ivuga ngo ariko kubw'intore z'Imana iyo minsi yaragabanijwe. Rero ndashaka kuvuga nkomeje yuko iminsi tugezemo ari iminsi mibi, kandi dusaba kugira amakenga nk'abitorero. Dukwiriye kugira amakenga. Satani ibyaha ntazabizana nk'uko yari asanzwe abizana, azahimba ubundi buryo bwo kuzana ibyaha. Dukwiriye kugira amakenga. Ndagira ngo nse n'uwifashishije ijambo nashatse kuvuga kuri uyu mwari, ni ijambo Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa kabiri. Yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwe rwa kabiri, yari arimo avuga kuri uyu mwari, kandi urebye muri iryo jambo yaragambiriye gukangura itorero ry'i Korinto agira ngo rigire amakenga yo kutayoba, agira ngo rigire amakenga yo kutava mu byo ryizeye. Mu gice cyaho cya 11 Pawulo yandikira Abakorinto umurongo wa 2 w'icyo gice cya 11 urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikira Abakorinto, yaravuze ngo kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, kugira ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Ageze ku murongo wa 3 aravuga ngo ariko ndatinya yuko nk'uko ya nzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Imana idufashe cyane. Icyo ngambiriye kuvuga rero, ngambiriye kuvuga yuko uyu mwari, uyu mugeni wa Kristo, uyu mukobwa wa Yesu ari we torero, hamwe n'imirimo agomba gukora mu isi, ariko akwiriye kugenda afite n'amakenga, akwiriye kugenda ari muri aya makenga akomeye, kugira ngo hataba hari ikintu kimukura muri ubu bwari. Pawulo yandikira itorero niko yarihuguye, byari ifuhera afite, abafuhira abona yuko bashobora kuva mu byo bizeye mu ijambo ry'Imana mu murongo wo gutegereza umukwe. Arababwira ngo kuri uyu murongo wa 2 ngo kuko bafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Hanyuma ageze kuri uyu murongo wa 3 aravuga ati ariko ndatinya nk'uko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ariko namwe intekerezo zanyu zishobora kuyobywa vuba mukareka gutungana no kubonera kwa Yesu. Uyu mwari rero Bibiliya yavuze hano akwiriye kugendana amakenga akomeye. Umuntu yamuvugaho ibintu byinshi. Uyu mwari akwiriye kutabanyira akazitereyemo. Umukristo ntabwo apfa kujya mu byadutse, ntapfa kujya mu byabonye byose. Abitoro niko bakwiriye kugenda, kandi umukristo akwiriye kuba umuntu usesengura mu buryo bwimbutse. Burya mu ndangagaciro ziranga abari, ziranga abagore, bagira isesengura ridasanzwe ku kintu icyo ari cyo cyose. Natwe nk'abitoro rero ku kintu icyo ari cyo cyose dukwiriye kugira isesengura ridasanzwe. Imana idufashe kandi Imana iduhe umugisha. Nongere mbibutse, turi ku ijambo rivuga ngo itorero rirasabwa iki rikiri mu isi. Tumaze kubona ibintu bitatu, ndagira ngo tuvuge ikintu cya 4 kandi nacyo gikomeye. Itorero rirasabwa kuba inzu y'Imana. Itorero rirasabwa kuba urusengero rw'Imana. Mu yandi magambo, turi inzu y'Imana cyangwa turi inzu Imana ituramo, cyangwa n'uwahangara akavuga yuko muri twebwe Imana igenderamo, ntabwo yaba ahangaye, kuko n'ijambo ry'Imana rirabiduhamya. Pawulo yandikira Abakorinto haraho yavuze ngo ubwo butunzi tubutwaye mu nzabya zibumba, kugira ngo imbaraga zitari zacu, ahubwo imbaraga zibe ziturutse ku Mana. Ubwo butunzi tubutwaye mu nzabya zibumba. Bakristo rero, torero ry'Imana, ndagira ngo nongere mbibutse muri iri jambo yuko turi inzu y'Imana. Nta bindi bintu mu buryo bw'umwuka dukwiriye gutwara. Turi inzu y'Imana, turi ahantu Imana yashimye kuba ho muri twebwe. Habaho igihe dushaka kwifata uko tubonye, kandi dutwaye ubutunzi bukomeye. Yesaya niko yavuze. Iyo usomye mu gice cya Yesaya cya 52 umurongo wa 11, yaravuze ngo yemwe bahetse ibintu by'Uwiteka, murajye mwiyeza.
Yesaya rero niko yahanuye, aravuga ngo kandi dusohoke muri Babuloni tudakoze ku kintu cyose gihumanya, Imana nihimbazwe. Dukwiriye kugenda twiyeza kuko turi itorero ry'Imana, dutwaye ubutunzi bw'Imana. Hari ubutunzi Imana yashyize muri twebwe. Paulo nkuko yabivuze muri rwa rwandiko yandikiye Abakorinto yuko ubwo butunzi buba mu nzabya zibumba. Yesaya nawe arabisongera rero, avuga yuko hariho abahetsi bahetse ibintu by'Uwiteka kandi bakwiriye kugenda biyeza, kandi Bibiliya yavuze ngo basohoke muri Babuloni badakoze ku kintu cyose gihumanya. Torero rero turi inzu y'Imana, dutwaye Imana, ducumbikiye Imana, Imana igendera muri twebwe. Ndetse n'uwasoma amagambo amwe namwe yo mu ijambo ry'Imana yabibona agasanga yuko turi inzu y'Imana. Ntabwo ari amagambo yanjye gusa, ahubwo ni n'amagambo avugwa mu ijambo ry'Imana yuko turi inzu y'Imana. Ndagira ngo dusome amagambo makeya mu bitabo bitandukanye. Ndagira ngo mbere mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso mu gice cyaho cya kabiri. Urwandiko Paulo yandikiye Abefeso mu gice cya kabiri umurongo waho wa 19. Reka dusome twumve uko ayo magambo avuga. Haravuga ngo nuko nimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka, cyangwa mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe. Turi inzu rero y'Imana. Bibiliya ariko ivuze kuri uyu murongo wa 22, Bibiliya yavuze ngo muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka. Abitorero nubwo inshuro nyinshi ahari tutabitekereza, ariko dutunze Imana muri twebwe. Ntabwo Imana ariyo tuvugira ahandi, Imana iba muri twebwe nk'uko ijambo ry'Imana ribitugaragarije. Hanyuma ndashaka kongera gusoma mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto mu gice cyaho cya 6 umurongo wa 16. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 16. Twumve nanone Paulo uko yavuze bigendanye n'inzu y'Imana ndimo mvuga. Umurongo wa 16 iravuze ngo mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi ntimukore ku kintu cyose, ku kintu gihumanya. Nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Imana nishimwe. Ndetse Paulo akomeje kwandika muri urwo rwandiko mu gice cya 7 umurongo wa 1, naho yameze nkaho akomeza kuzuza iyo jambo. Aravuga ngo nuko ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Imana nishimwe. Nashaka kuvuga rero yuko turi inzu y'Imana, kandi dukwiriye kubiharanira tukagendana iryo shema yuko turi inzu y'Imana, nk'uko aya magambo abitweretse. Paulo yandika, Imana ubwayo niyo yavuze ngo nzatura muri bo. Nta bandi yavugaga, ni ba bandi b'itorero. Iravuga ngo nzatura muri bo ndetse nzagendera muri bo. Aravuga ngo nzaba Imana yabo nabo bazambera ubwoko bwanjye. Bibiliya reka dutegeka yuko dukwiriye kwitandukanya kuko turi inzu y'Imana, izina ry'Imana nirihimbazwe. Umuntu wese wakijijwe agakizwa neza, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, imwe mu nshingano Kristo amushakaho nk'itorero, nk'uko navuze ngo turasabwa iki, nuko akwiriye kugenda ari inzu y'Imana, nta yindi myuka imuyobora, nta zindi imbaraga zimuyobora, nta bundi bwenge budasanzwe bumuyobora, ahubwo ayoborwa n'ubwenge bwo mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo munyihanganire nse n'ukomeza gusoma gatoya. Ndagira ngo nongere nsome amagambo ari mu rwandiko rwa mbere. Urwandiko rwa mbere Paulo nanone yandikiye Abakorinto mu gice cya 6. Ni amagambo meze nk'ushaka
gutindaho gakeya kuko ndimo ninjira ahantu ho gusoza iri jambo nifuje kubagezaho, kandi numva ari ijambo ridukwiriye nk'abitoro muri iki gihe, kwari ukongera kubibutsa, kubakangurira inshingano dufite tukiri mu isi. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cyaho cya 6, turasoma duhereye ku murongo wa 12. mu nyemerere soma aya magambo nubwo ameze nk'aho ari maremare cyane, ariko reka tuyasome twumve uko avuga. Bibiliya kuri uwo murongo wa 12 iravuga ngo byose ndabyemererwa, nyamara ibingira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Umukristo ntudakwiriye gutegekwa na buri cyose. Bibiliya yavuze ngo ibyo kurya n'iby'inda, n'inda nayo ni ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo ni uw'umwami, kandi umwami nawe ni uw'umubiri. Kandi ubw'Imana yazuye umwami Yesu, natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Umurongo wa 15 bavuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Mbese ntori ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwifatanya na maraya aba baye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu aba baye umwuka umwe nawe. Imana ishimwe cyane. Muzibukire gusambana, ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguze igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo aya magambo ngende nyasobanura ijambo ku ijambo, nashatse kuyasoma yose kugira ngo yumvikane abantu yabayumve. Ariko dusomye nko ku murongo wa 15 havuze ngo nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za Kristo. Imibiri yacu niho Yesu aba. Wasoma umurongo wa 19 haravuga ngo mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana. Imibiri yacu iyi ngiyi dufite, iyo Pawulo yise ngo ninzabya handi, iyi mibiri yacu nicumbikiye umwuka wera dufite wavuye ku Mana. Ni bwa butunzi tugendana dukwiriye gukoresha muri iyi si, ni bwa butunzi Imana yabitse muri twebwe. Imana nihimbazwa. Wakomeza ukayasoma ukayasubiramo neza, ariko nari nishatse kuvuga cyane kuri iyo mirongo yombi ivuga ngo nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za Kristo. Umurongo wa 19 nawo ukavuga ngo mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana. Hanyuma Pawulo atanga inama ananahugura, aravuga ngo kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imana nishimye. Imibiri itunganye, idacumbikiye ibyaha, ahubwo icumbikiye umwuka wera muri yo. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Nari ndimo mvuga ikintu cya kane mu by'Imana ishaka ku itorero rikiri mu isi, nuko tuba inzu y'Imana kugira ngo dushobozwe uyu murimo w'Imana. Bivuze ko abashaka Imana bagombye kuyibona muri twe cyangwa kuyereka natwe, kuko Imana iri muri twebwe. Imana nishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Rero mu by'ukuri ndimo ndinjira ahantu ho gusoza. Narishigaje kuvuga ikintu kimwe muri rya jambo nyine twatangiye tuvuga. Ikitorero risabwa rikiri mu isi ni ikitorero risabwa rikiri mu isi. Itorero rirasabwa riri mu isi. Nashaka kongera kubibutsa nanone yuko itorero risabwa kuba umuriro. Itorero ni umuriro. Bene data, nshuti zanjye barimo banyumva uyu munsi muri iri jambo, itorero ni umuriro. Nongeye kubibutsa amagambo twahereho dusoma. Pawulo yandikira Abefeso mu bice 3 umurongo wa 10 yaravuze ngo kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Imana ihimbazwa. Itorero rero rirasabwa ko riba umuriro.
itorero ry'Imana n'imbaraga z'umuriro waka, itorero ry'Imana n'imbaraga z'umuriro utwika. Kandi muri uyu muriro ni igikoresho gikomeye, gikoreshwa ibintu byinshi, ntabwo twabireba byose muri uyu mwanya mugufi yafite, ariko ndagira ngo twongere twibukiranye yuko itorero ari umuriro. Iyo usomye muri Zaburi 104 umurongo wa 4, uwo mwanditsi wanditse iyo Zaburi yaravuze ngo abamarayika b'Imana ibagira imiyaga. Abamarayika b'Imana ibagira imiyaga. Ahandi Bibiliya mu Baheburayo ikavuga ngo abamarayika ni imyuka yatumwe gukora umurimo wo gufasha abazarwa agakiza. Ariko wakomeza gusoma muri iyo Zaburi 104 umurongo wa 4, nyuma yuko avuga ngo abamarayika bayo ibagira imiyaga, ariko Bibiliya ikavuga ngo abagaragu bayo yabahinduye ibirimi by'umuriro waka. Bene data, nshuti z'Imana, torero ry'Imana, mu yandi magambo turi umuriro, turi imbaraga z'umuriro. Imana igufashe kandi Imana idufashe twese kugira ngo dukomeze tugenda turi umuriro waka. Turi umuriro waka. Nidusoma mu mategeko ya Mose ay'Imana yamuhaye ngo ayahe Abisirayeli, yababwiraga yuko umuriro wacanywe n'Imana ku gicaniro ukwiriye guhora waka ntukazime. Ndetse Bibiliya ikavuga ngo abatambyi bajye bongeramo inkwi uko bwije nuko bukeye, ngo umuriro wake ku gicaniro udaca ntugasinzire. Ni amagambo Pawulo yanditse, nukenera kuyasoma uzayasoma mu gitabo cy'Abalewi. Pawulo nuko yagiye avuga ayo magambo, Mose nuko yagiye avuga ayo magambo, aravuga ngo uwo muriro uhore waka ku gicaniro urudaca ntugasinzire, abatambyi bajye bongeramo inkwi uko bwije nuko bukeye. Turi imbaraga rero z'umuriro kandi Imana yaduhinduye umuriro waka. Nusoma no mu gitabo cy'Abaheburayo, urwandiko rwandikiye Abaheburayo mu gice cya mbere, uzasanga ko iryo jambo ry'uko turi umuriro barisubiyemo nk'uko barivuze muri Zaburi. Turi imbaraga z'umuriro waka. Bakristo rero, niba dushaka ko uyu muriro uguma muri twebwe, nabwo ni ikindi cyigisho umuntu yasobanura uyu muriro icyo ari cyo, ariko ndashaka kuvuga ku kintu kimwe gusa, nuko tuguma mu mbaraga z'amasengesho. Niko nshaka gusoza iki cyigisho cyanjye kuri uyu munsi, kugira ngo tugume muri izi mbaraga z'umuriro, kuko itorero turi umuriro w'Imana, turi umuriro waka. Kugira ngo tugume muri izi mbaraga z'umuriro nuko tuguma muri izi mbaraga z'amasengesho. Abantu benshi rero bavuye mu mbaraga z'amasengesho, amasengesho arimo aragenda aba make. Nagira ngo nongere mbakangurire, nongere mbigishe, nongere mbabwire ngo dukwiriye kuguma mu mbaraga z'amasengesho, kandi izi mbaraga z'amasengesho dukwiriye kutazireka. Yesu atwigisha mu butumwa bwiza yaravuze ngo duhore dusenga iminsi yose. Muri iyi minsi nagiye nganira n'abakristo aho bari batangiye gukingura isengero, ndababwira nti nahoze numva bamwe bavuga ngo Imana ishobora kuba yaraduhaye konji, ariko nongere mbabwire nta konji ihari yo kudasenga, nta konji ihari ngo abantu bareke gusenga. Rero dukwiriye kuba muri imbaraga z'amasengesho kugira ngo izi mbaraga zivugwa z'umuriro twongere tuziremo. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Kandi ahari umuriro ndagira ngo mbibutse yuko nta gipfa kuhavogera. Impamvu mubona rimwe na rimwe twavogerewe, impamvu mubona rimwe na rimwe abantu bavogerwa ni ukubera iki? Ni ukubera yuko za mbaraga z'umuriro zimeze nk'aho zacogoye, zimeze nk'aho zasinziriye. Ugasanga abantu baravogerwa n'ibitagombye kubavogera, ugasanga abantu baravogerwa ari abitorero n'abatagombye kubavogera. Nuko izi mbaraga z'umuriro zimeze nk'aho zasinziriye, zitagifite imbaraga z'umuriro nyamuriro. Rero mbibutse mbabwira ngo dukwiriye kuba mu mbaraga z'amasengesho nimba dushaka yuko tuguma muri izi mbaraga bibiri zivuga ko ari iz'umuriro. Mpamvu mubona ibintu bimwe na bimwe bikorwa mu buryo bugoranye ni ukubera iki? Rimwe ni impaka, bundi ni ugutongana. Ni ukubera izi mbaraga. Usanga dukora ibintu mu buryo buri mekanike, usanga dukora ibintu mu buryo bugoranye bunaniranye,
ariko nta yindi mpamvu ibitera ni ukubera izi mbaraga zimeze nk'aho zarangiye zirimo zigenda zirangira mu bantu. Rero ndagira ngo bakangurire izi mbaraga ze kuturangiramo, izi mbaraga ze kuducogoramo, izi mbaraga zirushaho kuba nyinshi, kandi nta kindi kizazikangura muri twebwe ni ukubera ko twongera gusubira mu bihe byo gusenga. Imana idufashe. Kandi nongere mbibutse ngo uko gusubira mu bihe byo gusenga ni nako kujya mu ijuru, ni nako gukomeza urugendo dukwiriye kugenda tujya mu ijuru. Imana idufashe. Hanyuma ibyiza rero by'uyu muriro narimo mvuga nuko utuma ibintu bikorwa mu buryo butagoranye. Bantu babaye ahantu haba bacuzi, iyo umucuzi ashaka gucura icyuma neza no kucyerekeza agomba kucyerekeza, nuko abanza kugishyira mu muriro kikaba nk'icyoroshye, hanyuma icyo akeneye kugikuramo akagikuramo mu buryo bumworoheye. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Narimo mbakangura mbabwira ngo uyu muriro ku gicaniro ntukazime na rimwe. Bibiliya yavuze ngo ujye wongerwamo inkwi uko bwije nuko bukeye, kandi uyu muriro uhore waka ku gicaniro ntugasinzire igihe cyose. Imana idufashe. Iyo umuriro wazimye, iziko ryasinziriye, nibwo usanga rimwe na rimwe hari inyamaswa zaryamye muri iryo ziko, ugasanga imbwa yigabije iziko, ugasanga injangwe zaryamye mu ziko. Rero ndagira ngo mbakangurire mbabwire yuko uyu muriro ukwiriye kwaka ku manywa na nijoro. Muri bakuru namwe murasobanukiwe, ntasobanuye ibintu byinshi. Ndagira ngo mbasabe yuko uyu muriro ukwiriye kwaka, kongera kwaka mu itorero. Uyu muriro ukwiriye kongera guhembuka mu itorero, abantu bakongera bakaba bashya. Hanyuma ndashaka kwinjira mu mwanya wo gusoza nk'uko nari mbivuze. Mwanya nari mfite urimo urarangira. Ndagira ngo mbibutse ijambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwe bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, bigendeye no kuri iri jambo ndangirijeho, ni mu gice cyaho cya 12. Ndagira ngo dusome ku murongo waho wa 49. Haranditswe ngo naje kujugunya umuriro mu isi, none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki kandi? Ni iri jambo nagira ngo ndangirizeho. Wenda nibinakunda ndasoma n'irindi rimwe, ariko icyo ngambiriye kuvuga cyane nari ngambiriye kuvuga kuri iri jambo rya Yesu rivuga yuko yaje kujugunya umuriro mu isi. Aravuga ngo umuriro umaze gufatwa, ni umuriro w'Umwuka Wera, ni imbaraga z'amasengesho. Aravuga ngo niki gishaka. Ndagira ngo mbibutse bakangure yuko uyu muriro udakwiriye kuzima. Yesu yavuze yuko amaze kuwucana kandi warafashwe. Hari indirimbo imwe yakorari yitwa Hoziyana yaravuze ngo uyu muriro waratse cyane uhinduka uruganda. Mu by'ukuri rero uyu muriro ntukwiriye kuzima na rimwe, ukwiriye guhora waka, haba ku manywa, haba nijoro, haba mu bihe byiza cyangwa mu bihe bibi, muri situation mbi cyangwa nziza. Uyu muriro ukwiriye guhora waka, kandi Yesu niwe wawucanye, ni nawe ukomeza kugira uruhare mu kuwucana, ariko ndavuga kubishaka. Imana idufashe kandi Imana ibahe umugisha kuntega amatwi kubwira ijambo. Hanyuma ngivuga kuri uyu muriro, ni ibitekerezo bito byari binjemo by'umwanditsi wanditse igitabo cy'umugenzi. Yari arimo avuga mu kirita cy'abantu bita kwa Musobanuzi, ngo bamujyana ahantu bamwereka umuriro urimo waka mu nkike. Hanyuma uwo muriro wakaga mu nkike rero, uwo mwanditsi w'icyo gitabo cy'umugenzi ngo agiye kubona, ngo abona hari umuntu uje gusukamo amazi. Hanyuma uko bawusukamo amazi umuriro ntuzime, uwo mwanditsi aravuga ngo ahubwo umuriro ukarushaho kugumana, ukarushaho kwaka. Ngo yumva bimubereye ishoberamahanga, aravuga ati nimumenyeshe igituma uyu muriro bawusukamo amazi ntuzime kandi wagombye kuzima. Uwo mwanditsi aravuga ngo bamufata ukuboko bamujyana aho bamwereka impamvu uwo muriro urushaho kwaka kandi bawusutsemo amazi. Ngo basanga hirya y'inkike hari umugabo uhagaze ufite icupa ry'amavuta, uricungana na wa wundi usukamo amazi. Uko asutsemo ya mazi na wa wundi nawe agasukamo amavuta, umuriro ukarushaho kwaka. Nagira ngo nongere mbabwire ngo kushaka ko uyu muriro waka, iyo twegereye Yesu, nubwo Satani yagiye atuzimisha ibintu bigiye bitandukanye, atuzimisha ibyo twagiye tunyuramo, ariko iyo habayeho kongera kwegera Imana mu mwanya w'amasengesho, uyu muriro urushaho kwaka, kuko Yesu awucanisha amavuta ye. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro, kuko uyu muriro wacanywe mu itorero. Yesu yaravuze ngo namaze kuwucana kandi warafashwe, nta kindi gishaka. Yesu rero yacanye umuriro mu itorero. Nagira ngo mbakangure yuko uyu muriro utagomba kuzima. Narimo mbibutsa
ibintu bitanu itorero rikeneweho umwami Yesu ashaka ku itorero. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tweye kuzinuka iby'Imana, tweye kubihararukwa. Ndagira ngo nsome ijambo ry'ubuhanuzi mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Ezekiyeli mu gice cyaho cya 34. hanyuma nimara kurisoma dusenga Imana kugira ngo Imana idufashe kuba mu mwanya mwiza, umwanya w'iby'Imana ishaka mu itorero. Tweye kuva muri uwo mwanya, ahubwo tube mu mwanya mwiza w'iby'Imana dukeneho. Izina ry'Imana nihimbazwe. Dusome rero iryo jambo ryo gusoza Ezekiyeli 34. hanyuma nitumara kurisoma, ni ijambo rigufi cyane riri ku murongo umwe wa 18. nitumara kurisoma dusenga Imana, Imana ibahe umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ezekiyeli 34. abanyumva bafite biri hafi, ndagira ngo dufatanye gusoma iryo jambo ry'ubuhanuzi riri muri Ezekiyeli 34 murongo wa 18. iravuga ngo ni munyumve. Niko iryo jambo ry'ubuhanuzi rivuga, ni munyumve mwarishije urwuri rwiza. Mbese mwarabisuzuguye bituma muvungagura urusigaye. Mwashotse amazi y'urubogobogo, mwarabisuzuguye bituma mwangiza yo mushigaje mukayatuba. Ndagira ngo rero byari ijambo numvaga nari nkwiriye gusoma soza. Twarishije urwuri rwiza. Haleluya, Imana ishimwe. Kandi uru rwuri rwiza twarishije nirwo rwatugize uko Yesu ashaka ko tumera. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uwaya mazi y'urubogobogo twanyweye niyo yatumye tumera uko tumeze. Niyo mpamvu iri jambo ry'Imana ry'ubuhanuzi rirabaje ngo mbese mwarishije urwuri rwiza, mwagezeho murabigaya. Mwagezeho murabigaya, mwumva ntirukiri rwiza bituma muvungagura urusigaye. Uyu muhanuzi akabaza ngo mbese mwashotse amazi y'urubogobogo hanyuma mwarabigaye bituma mwangiza yo mushigaje murayatuba. Bene data, nshuti zanjye, nshuti z'umusaraba, bana b'itorero, bakristo bene data, bashiki banjye, nagira ngo rero twongere twibuke isoko yaho twavuye, twongere twibuke icyo Yesu adushakaho, twongere twibuke yuko dukwiriye kuba ab'umumaro mu itorero. Twasanze yuko dukwiriye kuba umunyu w'isi, twasanze yuko dukwiriye kuba umucyo w'isi, twasanze yuko dukwiriye kuba umugeni, twasanze yuko dukwiriye kuba urusengero, twasanze yuko dukwiriye kuba umuriro waka. Hanyuma n'iby'Imana dushaka ko tukiri mu isi. Imana nibikunda tuzongera tuganire, ariko nagira ngo mbibutse mbakangurire icyo dukwiriye gukora tukiri mu isi. Izina ry'Imana rihimbazwe. Reka dufate umwanya dusenge, kandi aho wicaye aho ngaho cyangwa aho uhagaze, aho uri munyumvira kuri uyu munsi, nagira ngo ngusabe rwose umfashe gufatanya nanjye gusengera isengesho, tubwira Imana ngo niyongere duhagarike mu mwanya mwiza, kugira ngo wa mwanya Imana idushakamo na cya kintu Imana ikeneye ko dukora mu isi, Imana itubashishe. Nagira ngo dufatanye dusenga Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri Imana idukunda kandi katwitaho. Turagushimiye kuri Imana yatubyaye. Hari umuririmbyi wavuze ngo umwami wacu Yesu niwe tangiro ry'itorero yaremye mu mazi n'ijambo, yazanywe mu isi yacu no kudukiza ibyaha, kugira ngo tube itorero rye iryo yaguze amaraso. Turagushimiye ko turi abacu ngo twigenge, turi itorero ryawe waguze amaraso, kandi hari icyo dushakaho tukiri mu isi. Izina ryawe nirihimbazwe. Dusabye imbaraga z'umwuka wera, dusabye imbaraga z'umuriro, dusabye imbaraga zidufasha kugira ngo tugendere muri uwo murongo ushaka ko tugendera mu itorero. Abagabo bo muri twe, abagore, abakobwa n'abasore, uduhe imbaraga zitubashisha kugendera muri uwo murongo ushaka ko tugenderamo, kugira ngo tukugire umumaro tukiri mu isi, kuko ushaka yuko tugukorera umurimo. Izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze Nyagasani. Umuntu wese wumvise iri jambo ndamusengeye kugira ngo umufashe, kandi umuhe kwakira ijambo kugira ngo agendane naryo muri iyi minsi igoye kuyigendamo, kandi mwami agendane naryo akora umurimo Imana yamuhamagariye gukora. Urakoze kubyumvise. Ngushimiye byose wakoze, biri imbere ndabikuragije, bisabye Imana nizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen.